Okay. Twagarutse. Okay, twagarutse reka nongere mbakire Bruce na coach. Ewe ndakuvura kandi nivuye inyuma ndavyuye inyuma sana baranzi mwana wa mama ewe ayeho bamwe bikuzana Tunganya ndabategura nk'abatore tatana bamfata nk'umutsatsa kuko mbana n'abaoza ewe kanje coach ndashaka kubaza ikibazo ele coach yumva ako kubera iki ngo cyo kibazo impamvu ushaka kukibaza ele coach yumva nuko kireba coach na ele cyari ukuntu babanje kuvuga ati iki kibazo ndakibaza ari uko umuntu umwe hari kibaza abantu ko bakabaye coach na requesting aze tumubwire hano hari umuntu witwa Bonel Fitness umuntu wa mu trainer after gym ndagukoreramo hano kuri KBC namusuhuje umuntu witwa Denise Fashion arambwiye ngo nabyizeho nkaje Madrid ize ndakumenyesha ko Madrid wacu ari magre ni magragre ariko nukuri nzagenda basura ariko muri iminsi ubwo gahunda ziracyari nyinshi cyane ntago birakunda ikibazo cyanjye ngiye kukibaza ele akagisubiza atubwira ukuntu azi coach atari ibintu byo kubeshya coach umuntu uzuti nurangiza kubivuga ibyo ubeshye ndakunyomoza oya ubu bitekereza amagifti ishobora gukurira hano nkuzaniye ejo bundi ngaho nyumvira atangiye kuntera ubwoba no gutera ubwoba ko rugira ngo utekereze neza kugira nangiye kuvuga ngo ushyire hanze me n'umuceri no atangiye kuntera ubwoba tubwire ikintu nzi kuri coach rero cya mbere coach njya mpura n'abantu benshi bamuvuga abamuvuga neza nabi ariko ngiye uko nzi coach maze umwaka urengaho gato muzi ariko nyine ikintu nzi nuko aramutse ari umuntu mubi yaba ari umuntu mubi cyane aramutse ari umuntu mwiza yaba ari umuntu mwiza cyane ariko coach nzi uwongeye muramaze kubona ni umuntu mwiza ubwo ni umuntu mwiza cyane kuko aramutse ari umuntu mubi yaba yaratwishemo kuva twahura waba ari umuntu mubi cyane ariko coach uramutse ari umuntu mubi wari umuntu mubi ele ntabwo rero ngo tubwire coach mu magambo make agira ngo umutubwire muri detail detail coach no cyambere ni boss wanje yewe nakundi reka nyine ega aravuga atekereza neza Bruce kugira ngo tubwire character agahita tubwira imishinga mufitanye ibyo ni ibiki naze character tubwira reka mbana nanjye ndi inkoro bandi gucinya inkoro ngo ese inkoro ni inyama ya hehe mbaruba inkoro ari nk'inyama yo mu gatuza rero character za coach ni umuntu wizihirwa cyane iyo umugiriye neza agusubiza neza iyo nabi sindamugira nabi ngo menye icyo yansubiza icyo ari cyo Bruce yambajije ibintu byinshi
biratuma njya mu bintu byinshi kandi ibintu bikomeye ariko nawe ndashaka kuza kuvuga uko mbona ele cyangwa ko mubona wowe twembe ntacyo dutemo na ke ogerega manzi mbatemo ele I think ele reka mvuga ibintu abantu bashobora kuba batabona ele ni umuntu byagora guhakanira abantu kubera ukuntu ari umwana mwiza donc kuba yavuga ngo yabwira umuntu biragoye niyo mpamvu abantu benshi muhamagara ntabitabe kugira ngo babwire no yafuma atitaba hanyuma ngo ntibarushye ariko nyine ndabishyigikiye nyine urumva umutima wo musabye ikintu kuvuga ngo biragoye ikindi cyo ni umuntu ukora ibintu yitonze yikora utuntu ngo mbega yaba nk'umukobwa yewe hari gushya so akora yitonze buhoro buhoro yageze akaba umuhanga cause nk'ibyo abantu benshi bavuga ngo arashishura agira iki twebwe muri business actually ntabwo business iri successful kurusha izindi ari ibintu abantu bavumbuye bishyashya no gufata ibyo abandi bubatse ukabikora ukabishanamo innovation ukabishira ku rundi rwego baratigeze babikoraho I think touch afite n'ugutwi no kuba akora ibintu buhoro buhoro atuje and then combination y'ukuntu ari umwana mwiza atazi kuvuga oya ariko rimwe na rimwe akanaho agakunda ibintu by'imikino cyane akunda bya PlayStation agakunda ibintu by'iki ni umuntu umusoko ukabona yudarinze amata we na Roskana donc hari utuntu tumwe na tumwe ubona bitariye muri ankles muri ariko mu bintu bimwe nkumbuye vraiment nkumbuye ankles vraiment munsuri za Ankostine ababita gapira wameze neza cyane turaje mu bintu dukumbuye kabisa akabara mu manuye ntango yarabiri nk'ubu ere umumanuye iki ntago umumanuye rwose dore amaboko yanjye ahari ubwo ni internet yigiye ariko nta wagera credit ya Kenny bavuga undi muntu neza ntabwo abyishimira nta muntu ugitwara credit ya Kenny ajya guti umuntu batatwara credit ye ndi ntawe ni coach urumva ele vraiment aho ngaho urumva mu minsi iri imbere yavuze yuko hari ikintu yambwiye mu ibanga ariko reka tukivuge yambwiye ko vraiment mu minsi iri imbere azatangariza girlfriend we cyangwa se fiance za turi coach ushobora kuba beshya cyane ibyo bintu ko giye rumva ari byo ikintu gihari coach ariko yanyemere tuze namubwiye ahantu azava yari ukuntu abimubwiyeho nuko ndi kubona internet nayo yayindi twari twizeye iri kudutengura leta zunze ubumwe zari za kera leta zunze ubumwe zari za kera koko ubu hageze umunsi hari umusitsi wacu w'umurusiya uri hano hano kuri live arimo arabikurikirana ubu ngubu yari kuba yishimye cyane ndamubona ese ele uzute mbabara tubwire ukuntu uzi Mike ni umuntu straight uri straight meze gute yagize amahirwe coach aragereka mpita mbabwira ukuntu nzi coach mu magambo make kuko kugaruka twabisoje coach ni umuntu uvuga ibintu biri seriye nkaho bitari seriye kuvuga ngo umva ngo tujye kugura ikibanza ngo tugende tugure ikibanza kugura ikibanza ni ibintu bikomeye nuko mubugiye kukigura koko kandi ari ibyanyabyo ariko kwera ukuntu wavuga ukaba wagira ngo ntabwo ari byo avuze ibintu by'imikino ni ukuvuga ngo na video z'aba VIP
iyo ndi kuzireba mba mbona wagira ngo arabeshya kandi n'ukuri ko Imana bavuga ibintu bya nyabyo. Rero kumva coach bisaba kuba umumenyereye, kuba usanzwe umuzi. Kora nk'ubume icyo washakaga ko mvuga. Oya birangije ataza agasanga ndi kumuvuga ko reka nitereremo Ele ukiri mutarimo muziho ararodinga. Ushobora kumukubita kumusetsa. Ukamusetsa nonaha akazabiseka nk'umusibejo. Ukamwicare wara nibagiye ibintu wavuze ukajya kumvuga umuntu nguzi ko ibintu wavuze byari bisekeje. Akandi rero kuri Mike. Mike ni umuntu utajya unywera abiri. Abiri murayazi ntabwo ashobora kuyanywera. Ntajya anywera abiri mu magambo make ubwo namurangije. Kamvuge kuri Kenny noneho. Kenny niwe muntu wa mbere uryamira mu mateka y'umuziki nyarwanda. Hanyuma akababwira no kuri mubi. Mubi umuntu we kurodinga ko gutandukanye no kwa Ele. Mubi ushobora kumubwira uti noneho mubi genda ufatira modoka iri imbere y'umuryango uyiparike muri parking. Kugira ngo nsobanurira neza. Okay, ngo ndayifata ngo none ngo ikuri hariya ngo njyane. Urumva we akunda ibintu by'ubusobanuro bwimbitse. Ntabwo wamubwira ibintu mwihuta. Ninde nsigaje coach hano bakuvuze udaharisha. Ntabwo byumvise. Calvin ni umuntu uba wumva ari umusirikare kandi ni civilian wa fe. Oh my goodness. Ninde wundi tusigaje ubwo? Ngiye n'abandi bantu bose mumbaza ukuntu mbaze ndabatamo. Royal Safari. Tubanze tubereho muri team turaza kujya abametre dufite abametre babiri. Umwe yitwa Safari Kizito. Safari Kizito ni umuntu ukunda kuryama kare. Urumva twe abantu bakora show tukaba dufite show ariko turizo no kujya muri after party turibona zinduke byose. Safari rero wa muntu yagiranwa n'abandi agahita toha cyane. Gushira mu ngo ngewe ngo mfite umunaniro ukabije kabisa. Urumva noneho metre mbere ko babwira metre Irene amaze ateba historique kansekeje ubuzima bwanjye bwose. Nuko metre abone igara ahantu igariga rya siporo ati irigara kurigura. Twese baraho tuti metre waretse ibintu by'amagare kukuze tugashaka rimwe bafixa ahantu ukajya urikorera mu rugo ngo hoya ngo ngiye kurasha kujya afata ngo muri karitsiye ngo za Kabeza ngo ubundi ngo kweri. Urumva metre argiye kuri gestiya no aryicayeho inkuru ngiye kwivuga ate kwaje ibihimba ngurukana bumenyi. Urumva aryicayeho agiye kuri gestiya sinzi ngo ku ntebe y'igare ngo hari akantu ngo kari katari gafixe neza rigira ahantu ryangiza. Urumva byarangiye metre arembye. Urumva niko ndiganiye ukuntu nasanze aryamye muri position ya gutya urabona kumeze hituhina n'amavi. Araryamye nka kangaru. Nuko metre rero akaba umuntu ugira courage, akaba umuntu w'abantu, niwe muntu wa mbere nabuzeho akantu k'akadefo. Ariko akadefo ka metre ni Mike ukazi ntabwo ndi bubitindaho cyane. Mwebwe basigaye ntako muzi ntabwo arako kuvugira. Umva Ariko gafitano gahuriye n'amafaranga. Navuga ikintu azi kuri Roskana. Roskana nayo ndagira icyo muvugaho. Roskana ni umuntu ukunda kubanza kumva ibintu uri kuvuga. Ameze nka mubi. Akumva ko wabibeshye cyangwa wabyisha kureka ugakomeza ukavuga.
kanyumura agahita kunyuza bya bintu byose akagira uzika kureka arakureka ukabanza ugakora yashigire gati erega bura bari bibeshye babaza uko yakora ku kintu cye hano muri comment hari account mbonye kameze nk'agafake kanditseho ngo Rwanda 12 ibintu nk'ibyo Bruce yari kuvuga abantu kanditse ngo wimbekera man oya hari igihe wibeshye ugapostinga kuri fake account ndavuga ubazama ngo Safari arafashwe birarangiye Safari wagiye ukoresha account yawe koko ariko vrema kandi nibyo agira udukatfish twinshi ngo yumviraho ibiganiro Roskana ngiye mbabwira ikintu muziho Roskana akunda isukari umuntu ukunda isukari ku buryo akantu yamwe kukana kumva nta karyohe karimo ubona ubuzima bw'ushyize mu kangaratete umwite kabisa uzi ko ubona Kevin Kade kandi iminsi itandukanye uzi ko abantu iyo bageze muri club basaba milkshake nyumvira milkshake muri club adegeze ubuseriveri hirya akamwongorera umva rero sister ngo wagiye ukandebera ka milkshake ngo umvangiremo akanege ariko rero nuko wenda kumena amabanga y'akazi bitemewe kugira kuva abantu ukamusimbuka ariko byibuze ele arihangana iyo tugeze nk'ahantu nkaho wasaba koka akantu k'umukara cyangwa gazeze k'abagabo yitwa gasangira buhoro buhoro ariko gusa amata arimo isukari kabisa umva muvuge Kenny unari ibintu bigaragaza umuntu w'umugabo agomba kuba ari utuntu turura mu kanwa donc je nk'ubu Bruce Melodie usina rwaramunaniye byamurese wobona ntukajye ustressa mu mateka muziki wobona uzakuroba na boy utarya urusenda niwe stress bigeze kugira mu mateka y'umuziki nyarwanda ubuse ngo ubona ngo uzahangana gute na Bana Boy utarya urusenda twe turi inyoni twe ni gute byashoboka dukora competition y'urusenda twe dukora competition yo kurya ngo ntabwo nzabaza guhangana n'abantu ngo mu gihe ngo ntabasha kurya urusenda nibyo dore hano hari umuntu wanditse ibintu bya Roskana ngarya amavuta y'inka ari byo ko can you sorry yes listen mbonye Miguel official coach wacu wa sport shara twiri Miguel aratwika n'umukozi umva Miguel umva nkubwiza ukuri amezi 2 maze muri Amerika muri uyu mwanya nta sport mperuka ariko byose byagiye biterwa na okay Melodie tarazanye narayikoraga ariko Melodie byarapfuye aho donc nigutunanirwa sport kandi urya urusenda ari influencing tumaze iminsi mu kazi kenshi Bruce na mwe ngo tugiye muri sport akanga nta kundi Miguel bisobanuro byose ari kuguha ntubyumve reka mbibwire kuri Kenisoro Kenisoro ni umuntu iyo mu gihura bwa mbere wagira ngo ari seriye nibyo aba yifunze tuyibaniye inde Kenisoro ntabwo ari umuntu wisocializinga n'abantu mu buryo bworoshye reka rero muzagahuze mu b'inshuti Kenisoro reka ntigeze kuvuga iyo mugiye kuvuga ibintu umuntu yavuze manyira ngo byifashije ku wundi yaravuze
akantu ko mu mateka y'umuziki nyarwanda ni reka ati nagakwiye kuko nabivuze mu haruguru ngo mukomeze kunyihanganira ngakoresha. Yaravuze hari umuhanzi yavuze nyine ukorera umuziki muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo niwe mbwa yabayeho mu mateka y'umuziki nyarwanda. Keni sora arasetsa urumva kandi ntagasetsa bigambiriye agira guhurya. Mwabonye nk'indirimbo yakoranye na Mbanda utuntu aba yibyinisha ubundi rero uriya niwe Keni, uriya mwabonye muri iriya video uriya ni Keni. ariko akira ndirimbo imeze neza cyane. iriya imeze bien ya ndirimbo ikindi kintu ari mu mubare w'abantu baryama kare. buriya rega buriya abantu twigeze kujyana ahantu umubare w'abantu mva se mwibanga rikomeye mutazabivuga. Keni ngo buriya ngiyo agafashe ku bintu bisembuye ngo bimuyoboka vuba. Njye namaje nse bifite ahantu bihuriye n'ukuntu wenda nk'umuntu n'indeshyo y'umuntu. ngo Kenisoro ijoro rye barareshya. reka mbabwire ukuri ibintu Kenisoro agiye kuza gukora muri 2024 wamumuseka mumuserereza gutyo yiviriye Ethiopia kuzana award nta kibazo bifitemo indira z'abakubite sasi imifiririzo. Ahubwo se hari umuntu hano wanditse ibintu biri byo ngo ati ko tutarimo turavuga kuri Bruce Rindira garuke buragiye gutora twatuzi dushyushye. Rindira garuke nawe tumuvuge arimo aratogosa amazi yarangiza akagenda agasukamo make yakagaruka. None se n'ugushije telefone ko narinda ha muri inzu wumwe koko mwoka byara bamwe naho ntamo ndi kukumva nitonze cyane. Gira ikintu uvuga kuri Bruce kama uvuga uziga mwana wanje. Reka byose mbivuge n'ubundi nase n'iki batavuze. Reka mbuganire ukabusunzu. Bruce rero ikintu cya mbere agira cya mbere ahantu ageze abagomba ikintu cya mbere akora amakinga sure ko bamenye ko ahageze. kandi yagera bamaze kubimenya ko hari akamakinga sure ko ikiganiro cyose kigiye uko we yagitangiye. Bapita kwibrandinga. Bruce nakubabeshye uri hejuru ikiganiro waba wakiyoboye dore nk'ubu ninjye wa hostinze live ariko n'ubundi ni urimo uradutamo. Reka Keni umuntu avuga uko asa. Aravuga kumwe ngo mbabwire ngo kuri Harmonize ariko ele aratararangiza wapishe n'ubu ngubu yaragiye kukiyobora nuko yibutse ko nari narangije ko muwe nkugiriye siko byihoreye. urumva yagiye kuyobora dukunda utuntu duko ahise avuga utuntu tubishye intagarasoryo ibintu ibiretise birabira by'imiravuba utuntu tubishye cyane. ariko iyo tubiye tubona hindura ikintu Bruce akunda. Bruce njye iyo turi kumwe akenshi abangira inama zo mu rushako nimba abona nuko umuntu uri kubikana ibintu by'imikino kandi warahaye umugabo. Uzabaze ele ko ari izo nyamugiro ababigira inama z'urushako buri kanya ati urumva umuhungu wanjye atugomba kwitwara gure nk'abazi umusaza arabona nzasenya. urumva kandi we ntabwo ngiye yabimbwira agomba kwibwira wowe
ariko umva abantu mudukurikiye reka nongere mbibutse rotranti Bruce Melodie arabatamo ewana abantu bari muri Amerika mutwike kabisa muri Maine ni muri Aura harya yaveni yitwa Aura yitwa Aura actually abantu bari muri Amerika muri Canada ubu nonaha hari Christmas special umuntu ugura itike right now masanga yo twinjira muri Christmas arabona itike byibuze barabaza ko babashira nka 10% off ariko birarangira gusa amasaha 6 hanyuma VIP tickets actually zabaye sold out nibaza ko ibisigaye ariko ahantu tuzakorera ahantu hose umuntu abameze ko mu VIP mugira iki ameze bien ako nagaterime ka coach ibintu byose agiye kuvuga ko bimeze neza avuga ko bimeze bien bakandi kanu coach ajya avuga what I'm saying ariko se Bruce nabonye ko ariko n'abanyamerika bandi babivuga ele what I'm saying uri kubona ibintu ndi kuvuga amagambo aragaragara wowe ariko nyumvira bwa mbere bitanyira ngo dore n'undi muntu uzi coach my brother my brother ariko Kenny ngenda ashaka kuvuga ukuntu mbona Bruce wagiye okay gereka mugizwe kuri abantu hano babizi Bruce umurebe kureba n'abayivugisha n'ibiki mu interviews n'ibiki wagira ngo n'umuntu nyine wababaye umurara n'icuri turi tafu kandi sha indani rwose indani kiroroshye uyu muntu aroroshye sana indani agira impuhwe mbabwiza none mbamenyeshe yuko ajya narira ko sarambese maka mu Kinyarwanda sinshobora kurira ngo ni iyo ngiye kurira ndiherera nkajya mu nguni naragufashe rero rimwe kuri no umuntu vraiment mutima woroshye cyane nubwo agerageza kwerekana ko ari tafi inyuma iki nicyo kintu muzi nibyo ngereyemo ndavuga ati ntakajya kanga abantu twicaranye atangira kumbwira ukuntu abana bakura ngo ukuntu ngo ufata umugore neza akabati uyu mugabo Kenny wari uzi ko wabyaye amabuye wabyaye umwana nyine akure amabuye niryo ridakura urumva je nageraga bati Bruce ubwo dukorana nabizi ni ikintu cy'igitafu gikirigire yewara cyadaje bura ntago kijya kikoza ibintu by'abana n'ubunyigisha kumuterura nkaseka nkapfa bari kuvuga ngo na filime azazikine ntabwo bazi Bruce filime ya kera yakinnye yitwa iyo filime yitwa kambabwira izina ryayo rirasekeje byane ni ya Neri yitwa Friends YouTube Rock yaravuze ngo niyo fight itangiye Bruce Melodie ariruka ntabwo ari tafu ibyo ni ukuri njyako mu bintu nzi gukora ku isi nzi ibintu bitatu icya mbere nzi kuririmba ariko nzi byinshi kapfa kugira bitanu nzi kuririmba nzi kurera abana kisi nkivuga nzi guteka nzi no kwiruka oya uzi bana we icyo utavuze yewe koga nibyo nzi koga bisana cyane nzi koga umva umuntu aravuze ngo vuga kuri Rocky Kimomo reka mite mubabwira buretse amazi adashirira mite nza mutema amazi ya Bruce arashirira ariko ibintu Bruce arimo ntago ndabyumva arimo aragubaza kagana mubyeme ndase bwiza mona amazi yashiririye turavuga Rocky rero Rocky ni umuntu nawe w'umurara ku buryo Rocky wamuha amahirwe umunsi umwe yo kubaho ubuzima ashaka kubamo mu bijyanye n'imivugire ngiye gukombina abantu bose Rocky yakabaye ari bo ubundi yo mumwemerera mukareka kuzana ibintu byo kujajinga yari kuba ari Jay Squeezer mu mivugire urumva
avuga ya magambo yose arimo urumva akaba ari verisiyo ya Shaggy wa kera mu migirire sinzi niba muri kubyumva neza batujyana muri kugenda mu nyumba avuyo oya iyo babonye umuntu umeze iyo bavuze ngo yinjiye ameze nka Shaggy aba yinjiye ameze ati ubwo abantu bakuru bo turi kuja turajana hanyuma Rocky ntago ari umunebwe Rocky akunda akazi bya hatari akunda akazi hanyuma anagerageza gukora utuntu nyine dushyashya abantu batakoze arabikunda sana akunda kugira genge ubundi genge ziba ari inzanga zande za kopi ari inzanga za kopi ntago Rocky yaba adafite abantu benshi bamugaragiye agakunda amafaranga nk'utazayatunga urumva hanyuma mu ruhame akaba ari umuntu ugira akantu k'isoni akanakunda ko akijijwe ariko Rocky akunda gusoma niyo mpamvu ushobora gusanga azi ibintu bya Bibiliya ukagira ngo yayisomye kubera gukizwa oya aba yarisomye kubera gusoma gusa gusobanura no gukunda gusoma uko simunyuzeho mu nguni zose ahubwo mwana uzi hari n'ikindi kintu akunda kurusha igihugu umva hari umuntu mani wa joininze Byiringiro Lage man umwataka wacu ushaba igihugu w'ikipe y'u Rwanda hamwe MGzo aciyemo ariko mva ibintu nese Kenny ko ngiye numva mu gihe dusigaje twa commentinga kuri ibibazo no barabaza ndetse coach reka maze Harmonize bari bambaje kuri Harmonize ngiye kumuvugira hamwe vuga Kenzo na Bahati na wa muntu muremure muri South Soul witwa Bien Eddie Kenzo ni umwana mwiza reka bari wemeraho ni umuntu mwiza ariko ugira ibintu byinshi aba ari busy cyane ariruka mu bintu byinshi byatari nawe no umukozi wa cyane hanyuma akaba na Rocky kuri ya gahunda navugaga haruguru noneho Harmonize rero ni umutwitsi ku buryo n'ibintu ngenda mbona nta fotora wabifotora akanabipostinga Harmonize ntabaho nta kinatinya gupostinga ubuzima bwose arabufata agahita abutahanze akaba ari umuntu ukunda akazi niwe muntu wa mbere twajyanye muri studio nkabona ngiye nkunda studio bya hatari ntabwo nyandamirwa niyo mpamvu urabona ukuntu aba yitatswa ngo nashize turarikodinga tukarikodinga nkajya kumva nka saa 9 za nijoro ngo nananiwe ngo nashize ibyo rero Harmonize ntabyo agira niwe muntu wa mbere twajyanye muri studio tukarikodinga kugeza bukeye tugakomeza tugakora kabisa ni igifaru agira umutima mwiza akunda abantu Harmonize n'umuntu mwiza ntago yaba hadafite umukopine ntago bishoboka ikindi niki ajya n'igifuri nyine niki urumva ariko akagira akavuyo kenshi cyane akavuyo ku buryo bamutumira muri concert akabyibagirwa urumva gushinga gituma ngo yego mfite shongo nibujye gukubita ahantu akaba aracomotse hanyuma Bahati ni bya bindi bavuga ngo speak in English turi kuvuga ibintu by'abanyarwanda Bahati ni bya bindi bavuga ngo Imana y'u Rwanda ibyo ngibyo ni Rumaga wabyumva neza Bahati ni umwana mwiza mu mateka y'umuziki nyarwanda urumva niwe muntu nabonye w'umwana mwiza ushobora nyine kuba afite umutima utabaho pe uburushyi burigisha nyine nawe yabaye hindushye ariko hari n'ukuntu umuntu aba yifitiye yivukiye afite umutima mwiza kabisa Bien rero Bien twaragiye tujya muri Nairobi abankubise akaji ntabwo nzi ikintu gakozemo ariko kuko kari ji katari gisindisha mba ndakanyweye
uzi ko ako kaji nanyweye namaze iminsi 2 nta bintu by'akanyabugabo mperuka nahise mutinya harya wagasangiye nandi none twagasangiye na Calvin yakanyweyeho none Calvin arati ubundi mu gitondo nyine umuntu abyutse harashya Calvin abyutse ati ngo hari ibintu bibiye none kada nanjye ntabirika nanga duhuje ikibazo ariko akaba umuntu mwiza akaririmba neza akaba ari nawe muhanzi muri East Africa ngiye mbona ufite ijwi ryiza kabisa ndamufana bya Bien-Aimé ni umuhanga cyane actually hari hit mufitanye ishobora kuzaza kuri album yafitanye indirimbo ya Danje na Bien-Aimé ni indirimbo ya East Africa ikibazo cya coach avuga imishinga ubu araje bavuga ngo utasohoka ryari abantu baraje batwite ngiye hano ngiye mpamagarariye rubanda hano mpamagarariye abafana nibyo nawe uri rubanda reka ngiye kubaza abantu badukurikiye ahangaha ngiye mfite ikintu kimwe ngiye njya mpfa na Bruce hamwe na Ele harya bavuze ibintu muri studio nkaca ngewe nk'umuntu tumwe n'abafana kugira ngo mbumvire imiziki myiza nkabyumva nkabaha perspective y'abafana ariko ntibanyumve bavuga ngo nta miziki nzi ngiye rero sasa ibintu ntabwo mbona mwandenganura kandi abafana nyine badukurikiye bandenganura bamurenganure kubera ko ajya atanga akabiti turahera kuri Ele abivuge ngiye urumva ndavuga ni vraiment akantu kameze neza ariko abafana mwamudukoza ahantu bimeze neza ariko ugasanga bo ngo urumva ngo arabura amakano ngo dukiri biki ugasanga bisa abafana oye Ele ntabwo ijwi ryacu ryumvikana muri studio ya 15am nicyo nababwira Ele nabivugeho ubundi gushaka uburyo mbivugamo ku buryo ntakomeretsa oya wowe urumva donc icyo uri ugeze kumvugaho cyangwa kunsubiza utekereze ku magift ngomba kukuzanira iyo ni ruswa none se najyaga numva gutanga ruswa nkagira ngo barabeshya tanga ruswa kabisa coach Ele bivuge amakado ya coach yakuguriye n'injyu yabitse ako natumwe nagiye nkuramo kwa ako nakwemereye ngaho rero vuga impamvu vuga akantu vuga ahantu wanyemereye basi element kanyibutsa akantu kiza imiziki ibyo ubwo kuza pole after muri studio ugashaka kutuganza ntago ngenganza ngiye madonda fana ari gita muri studio yego ide buri muntu wese yatanga ide ariko nkabo na Bruce kaduha ide tukarebana mu rwego rwo kubaha wacu tugavuga reka tureke kuba twavuga ibintu byinshi watanga ide urasohoka tukagakuramo ele bakwica ku ruhande coach arivugiye ngo ngiye mpagarariye abafana sibyo avuze umuntu aranditse ngo shondoroketa urumva coach arivugiye ngo ahagarariye abafana reba umuntu wanditse hano ngo shondoroketa akunda gushima shagi ya Beninze live yacu ariho bo reka mbanze nangiza aka kantu mfite tumutamo nawe coach aravuze ngo ubwe ahagarariye abafana urabona ko hakundi twabonye hano hari n'abantu bakina football ni gute umuntu wicaye muri stade abwira umuntu uri gutera umupira ngo dore ngo uteye nabi kandi akumva ari mukuri ariko wamushyira mu kibuga akababwira ati irukankana umupira kandi tube hano tubonye igitego ariko coach rero iyo bana ureka abakinnyi bagakina wenda igitekerezo cyawe cyakumvwa
ariko wasohoka ikigasiba. ngira ngo murumva ukuntu bafata umuntu uhagarariye abafana, ngira ngo murabyumva. Mike aravuze ngo reka nze mubabwire coach rwose asa nka kandi Mike ntajya abeshya. umva nihagira umuntu ubwira Mike nta kintu cyiza avuga. Nagira umuntu ubwira Shagi ko tumwishimiye ko arimo arumva live y'ikinyarwanda. Shagi, welcome. We have you here. And we are speaking our language, our mother tongue, Kinyarwanda. Yeah, thank you, man. Thank you for joining this live. You know, we are just giving love, wishing Christmas and Happy New Year to everyone in East Africa. So thank you for joining. Much love and blessings. Yeah. Janira. Janira. Umva undi muntu ni munda sha, munda nawe arajoyininze sha. Munda amezera gafu. Natubara tubwire ijambo. Umva element. Hari ahantu twe turashaka kumenya ejo twaraburanye. Reka nze mbabwire ijambo numvamo. Ari n'abandi bantu. Ikiriya ndirimbo ivuza amagambo ikeneye lyrics ziriya ndirimbo. Oya njye numva avuga ngo umenera gafu ku mugongo. Umenera gafu. Munda. Ibyo bintu munda nabisobanuye nuko Imana kade nadusobanuye. Oya singuyo element babikoranye. Element ubwire ako element kuriya kuntu ubyina wigira gutya turatuni twiza sana tumeze bien ariko noneho bagutya ngo amutukutu sasa rero mbarambwiriza ula ni yambere kuri jewe ula uriya murongo ula ubuze muri ya ndirimbo ntabwo sasa rero dukere kumenya lyrics ziriya ndirimbo kabisa biriya bintu bimeze bite ariho munda ariho niya joining cyangwa byashobokaga ka joining ariko ntabwo byaho gataro ntabwo yajyaho urumva lyrics iriya ndirimbo iri mu ndirimbo ntanditse iri mu yanditswe na Rumaga nk'ibisanzwe. None se numva ntumbwike Rumaga yanditse mu nda. Rumaga yanditse mu nda gute vraiment? Rumaga urihe? Oya ntabwo bishoboka. Niba ari Rumaga rero ngenda confirmye umenera gafu nibyo. Mr. the trainer. Ko meze bien. Umva ariko rero Bruce arambye ngo bavuze ngo umenera gafu ku mugongo. Je numva byo nawe bihuriye kabisa. Ese bavuga gute ko? Harimo ngo ubanza ngo anyerera fu. Rero magarirukazi. Rumaga kuko niba wakwandika ngo umenera gafu ku mugongo. Agayisacha aravuga ko kumenera gafu ku mugongo nagari. Reka tujye dushima abantu bagihari. Rumaga ukuntu Rumaga mu Kinyarwanda cyinshi cyane kandi bumva ari umuntu rwose mukuru ariko yarangiza indirimbo ngo umenera gafu ku mugongo agendana n'ibigezweho ariko atibagiwe n'ibyatambutse. Rumaga twigeze kujyana ahantu mu ishyamba nyereka ibiti urumva nkajya nigera nanjye nka mubi navuga ni oya unsobanurira neza gukingo cyitwa umunzenze yanyeretse ibiti by'amoko ndagera nabone ushaka kubona beshya ariko wa mugani ibintu Rumaga ubanza beshya ngo Rocky yaravuze ngo ruvuga ko yaba ari igishego gitwikiriye mu muco. Ntabwo muzi igisigo cya Rumaga umva se ntabwo muzi igisigo cya Rumaga agera akabwira umukobwa uri kudidimanga ngo uranyimye. Yitwa ayabasore. Rumaga
aho ngaho muri izo diri Rumaga ni umusaza cyane ntimukajye mugereranya n'abantu turirimba turirimbo tw'isanamitima Rumaga niyo twakoranye igisigo n'igitinya umuntu ukora igisigo agashyiramo indirimbo akanagikorera video ibaze ko bakavuga ngo ariko ngiyi barayikunze cyane nkamubaza ni yenda kuyita indirimbo agahita avuga ngo poeme ntabwo kwita igihangano cya Rumaga ntabwo ushobora kucyita indirimbo gakwemerera byose ni ibisigo bagararanya bari ibisigo hanyuma ikindi nacyo nagira ngo mvugire aha ngaha akenshi nkunze kubona message z'abantu bari muri industry y'umuziki banyandikira ati mfite impano mfasha unsinyishe ugira ibiki bagize ukuri noneho hano ku mugaragaro ibyo binaga ryo bishinga Montavem abantu bareba talent bakanazihitamo bose bakura n'umuntu witwa Bruce Melodie hanyuma Element nukuri pe ntabwo namenya umuproducer mwiza ntabwo namenya umuririmbi mwiza aba bantu kabisa nibo mugomba kohereza ibyo bibazo nibaza ko nibindi bibazo nagiye mbona by'abantu tuzafatiye impano ryari yabagiye simbirimo kabisa ibizagenda neza aho ngaho mu muziki credit ntago ari zanjye aho ngaho kabisa namwumvishe ukuntu ahise abiduhikira ariko ntabwo babujije kuguhamagara bazakwandikira icyo mbakundira ntabwo bazajya bangeraho inbox mbohereze kwa coach kandi amatere story ya danje kera abafana bigeze kwaka amaji nimero ye abahiyange n'umubwa cyane mu mateka y'umuziki nyarwanda icyo gihe utari umusitari cyane ariko twari tumeze neza twese bamwaka nimero kwa nyine uhura n'umuntu ugukunda akavuga ngo wamaye nimero abahiyange none niba hano karyana ku musani nyine uri kubikora birimo kuza ni ukumuhamagara ukamwita izina ry'undi muhanzi aba yumva nyine atarakora rero nagende kumva nkumva ngo amacingo yongo ndakwemera byahatari bwa mbere birabangira ngo umuntu ari beshye bwa kabiri bwa gatatu none umunsi wose nirwa mpamagarwa n'abantu ngo amaji turakwemera ngo amaji turakwemera sobanura ngawe no yamwibeze ntago ndamaji ngo urindetse ngo Bruce ngo ntago turakwemera bamenya ko amaji yabahaye nimero yanjye uzi ikintu namukoreye nanjye ahantu ntanga nimero ya maji guhera uwo munsi nuko nayifashe mu mutwe guhera uwo munsi yarampamagara aranduka yaranyishe kandi abafana banjye bakanye kujya bamutamo abahanzi cyangwa se n'abandi bantu bashaka kuza muri industry ni byiza byahatari ariko ntago ari urugendo ruba rworoshye ntabwo ari ikintu gito ngiye nabinyuzemo nigeze gukorana na Keniso na Juno Kizigenza hakiri ejo twahoze tureba video abantu bajye kuyireba kuri YouTube y'ukuntu twakoze hands up akiri akabebe ariko nabo narebye ijira video ndayitegereza neza ubu ngubu ukuntu baba bahagaritse ibintu ugahita ukopa ibyuma ukabwira abahanzi ngo kosora azamura icyo gihe ntabwo wavugaga cyangwa ukikora amakosa ntugikosore icyo gihe ibaza ko hari igitutsi Bruce yantutse ntabwo nabahisha abafana Bruce yantutse numva arankomerekeje mara amezi hafi 7 reba itagenda wakabi ntaho kajya gagiye abazi yaranutse mara amezi 7 mvuga ati uyu muntu nzamwishyura cyangwa mbimubwira amezi 7 yarashize ndabimubwira aributsa n'itariki urumva muri studio rata ntabwo ari ugutukana ababyi mu kinyarwanda babyita gutera ubuse rero namuteye ubuse ntazi ko atashona nyine atabizi ko dizemba mutayemo maze kumutamo arangije abishyira ku mutima arabibika nyuma y'igihe ariko njye nategereje ko ari kwa kundi kwa rodinga na nyuma y'igihe
arambwira ariko mani ngo ngiye ngo warantutse birambabaza uzurwego bagezeho umutama agahita gutamo n'ubundi ibintu bigahurira amajero ariko mwe ayo nta gasanzwe urumva none se ko mutangiye kunshinja ibintu ntabwo turakuzi Bruce dusubiye ku cyo uravuga bari abana Teriso na Juno wabarekeye iki ubu ngubu kusigaye uri umukire wabagaruye niba ari amafaranga mwapfuye oya nta mafaranga twapfuye bari no mu bantu twakoranye ntibangore erega igihe cyaba igihe ele yaziye nicyo gihe Juno yaziye ni nacyo gihe Kenisoro yaziye urumva kugeze dupfa amafaranga nabo bari abantu bashaka gukora ubona bafite inyungu yo kubikorera kandi umwaka warashize mu nabahise abantu b'abagabo process yabo ntabwo yatinze nyine ngo babe abantu batinda ngo n'abafana ndaje nkunyomozeho gatoya ariko ko mukuze mwashatse abagore namwe mukubaka ingo zanyu urumva ariko coach kubitekerezaho narabikuganirije Ken arabizi na ele arabizi 155 igiye kongeramo abahanzi kugira ngo imirimo ikomeze kugenda neza kubera ko umuziki wacu uri gukura kandi uri gutanga umusaruro n'abafana bacu nose murashaka kongeramo abahanzi 155 nibyo dufite byatunaniye ngo turabyica mwamba barebera ibyo so babikuye coach twe ko dukora akazi dushinzwe neza ngiye Ken ungezaho amatiku yose Ken kutugira bajya muri kari bivugira amati umva Alex Muhangi from Uganda our brother shout out to Alex Muhangi welcome n'umukomedi ukomeye webare nyose sebo oli rudawa ogamba kati mu Uganda nze mpulira Uganda come to comedy store and perform your jokes rimara kubwira kuzabatema abantu banyita umukomedi bari bantera ubushagarira ku mutima kazi ndi umunyamuziki ngo ndi kabare manyo rukiga umva ariko Bruce tuzi ko abantu bose twavuzeho twakoranye ariko tutavuze kuri Kizi sha Prince Kiz yego sha Prince Kiz ukuntu ameze Prince Kiz twagiye gukorana muri studio ya Dani nanone urumva tugiye gukora funk match ni studio yari imeze nka sauna urumva wongeraga mu tutubikana ugasohoka hanze ugafata akayaga kongera ukindi ariko Prince Kiz nawe n'umwihirinzi ni umuntu wihiringa kugira ngo akomeze akore ibintu bigende neza shout out to him kandi akomeza akora akazi keza ibintu biri kuryoha cyane ndamwemera uriya muhungu wacu ele nzamuzana gift za fime ntazigere kwambara fime z'umweru kabisa akunda fime afite izo yambara zimeze nka parabolize zivanga ushamusereza Kiz nko kabyaramwe ahubwo ele nadutse batemo tubwire kuri Kizi ni umuproducer twamenyanye umwaka ushize twamenyanye yakundaga kuza aherekeje muza Okama muri studio ni inshuti ya Okama byataye noneho akaza muri studio nyine akambwira ati nari nshaka gukora production n'ibiki byose aho nkajyana ni kwa kuni nyine abantu bose baba bafite nyine ibintu byinshi mu mutwe aba ati buriya ni time wasanga afite ibintu byinshi reka turebe nka courage nkambwira ati birakunda tuyibikoze ubishyizeho umutima birakunda mbona akoze indirimbo ya mbere ya kabiri bose ko bya bintu wa muntu yasheriye rero ni umuproducer w'umuhanga kandi nyine ubona ko adateganya kuzahagarara vuba kabisa witwa Umunyamuziki iri gusimbuka mbere yuko dukomeza biranyuze mu minota ingahe kuko tumaze amasaha cyangwa nibatubwire muri comment erega umva impamvu ngiye nkunda ko dukora live kamara igihe kinini barabavuje bayicuruza kuri YouTube nyine no kugira ngo bazabone igihe kirekire
ariko bamenye ko ibi bintu tuzabyera igihe twabihagarika babe barya hakiri kare barye bihuse nuko rero wana kibazo Kenny radio yitwa NRG yo mu Bufaransa n'abantu bose batuye mu bihugu bivuga igifaransa twabakoreye version yafunga match y'igifaransa mu by'ukuri nanjye narumiwe ntabwo nari nzi kaga Faransa nakanyorosha kubene kare akagenda iriya ndirimbo coach uzayibona rero so iriya ndirimbo actually amaradiyo mu Bufaransa baba barayiplayinga mu Bufaransa ahantu henshi hatandukanye ariko ntabwo turabona version yayo ngo soke kuri za Spotify ariko Ken nibaza ko bizaba by next week ndibaza nyuma y'iminsi mikuru nibaza ko igihe bashobora kuzayiduhera ariko ntabwo barakora ariko niba yiduhamanuza tamuyibona mwese izahita isohoka nk'uko izindi ndirimbo zose zisohoke zajya ndasuhuza abantu bari kutwumva bari mu Burundi cyane cyane abari kutwumvira mu Gacerere abari impimba abari kuri documentation handi banjanye yitwa gute yarani kuri documentation oya ni kuri OPG kuri page meze bihangane hanyuma bari kurya show abari kunywa kabyeri rwose abari kuri Tanganyika abari mu Kinindo abari mu Ngagara abari kwijabe abari harashize aho nari mu Kamenge urumva ndabatuje bya hatari mbateye pisi muri abantu bacu cyane hanyuma hari umuntu wakomeje kuvuga ahangaha ngo dusinyishe Yago Pondate ninde wamubwiye ko abishaka Yago Pondate ariko ngiye Yago turamwemera bikomeye cyane Yago ariko ari muri timu yacu n'umushuti wacu ariko twe tubana ku mutima tubana n'abantu bose kandi nta gikorwa na kimwe kiba ngo tube dufitemo abagarariye niyo tudahari tugerageza kuhaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi Ben Kayiranga turakwemera byatari Ben Kayiranga ko nari mbibonye nkagira ngo ntago ari we mbonye Ben Kayiranga ngo freedom for people freedom forever freedom indirimbo z'abantu bakuru cyane radio Rwanda yonyine yaciye kuri televiziyo Rwanda inshuro nyinshi turiga muri za secondaire zitangira primaire zira ewan donc Ben Kayiranga ari mu bantu kabisa twari biduro turakura so it's really a pleasure kumubona hano twakuze tumufana iyo mvugo noneho nibwo ikoreshejwe ku muntu wa nyabo twakuze tugufana uri umupapa wa vrai kabisa actually Ben Kayiranga vraiment turifuza turi mu Rwanda kuzabona nawe mu bantu ye nifuza kuzahobera Rwanda sigere inzi kari hanze ariko ashatse oya ndavuga hari ryageze mu Rwanda ewa mugira ngo si ibyo uzi undi muntu ugiyeho umuntu witwa Bahari Ruth uyu muntu ajya dukorera ibintu bya danje abantu ntago babizi ko ari umuntu uri talent ufite impano nyuma bari inyuma y'amarido ariko nasabisha promesse commando mwanangu uko fresh burangi promesse amahoro yena promesse tuvugana igiswahili promesse shaka comment ako kuki muri comment atabu voice note kweli promesse no umuntu uvuga igiswahili nkunda cyane ngo nilikuwa ndagushaka lakini ngakubura umva basa none reka bereke ubu ndagira ngo ndibaza ko ibintu byinshi twabivuzeho ibintu amaprojet tuzakora umwaka utaha twavuze twakoze umwaka utaha Kenny umwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka udasanzwe kubera ko ubu ngubu twe twamaze gutegura neza ibintu ko bizagenda uri n'umukonkira wacu inama nakugira washaka utuntu twawe ukatuzinguka utubitse ukazadusohora muri 2025 kuko 2024 hagiye guca wambaye iswini dore nuko nababwiye nti nimbona umuntu ushyiramo amafaranga nzabakorera imiziki international mukanga none dore ono yatabima
wiza mundi utari wowe rero umwaka utaha uraregeye urabareye cyane abantu dukunda tuzabaha ibyishimo byinshi ariko natwe tuzakundana ko n'umwaka uri mu rukundo rwinshi ngiye gushaka uburyo nakundana n'abantu bose tutavuga rumwe kubera ko abo bantu nibo batuma ibintu bimwe na bimwe bitagenda neza gusa ku rundi ruhande nanone ntabwo waba uvugwaho rumwe n'abantu bose nabyo biri mu bigize imyidagaduro rero nimuzajya mubibona ntimukajye mugira hari inka yacitse amabere ko nta mwanzi uhoraho cyane cyane muri business dukora kandi nta n'urwango ruba rubirimo uburyo ahanini bari competition ntago tuba turimo kurwana cyangwa se gukora ibyava mu rwango hoya mu muziki abamo competition nkuko iba n'ahandi hose uyu munsi uratsinda ejo ugatsindwa reka mbaye nk'urugero nk'ubu nabaye muri competition yitwaga gumaguma mbega uzi ko muri gumaguma bwa mbere nkijya nabaye wa gatatu ni Jay Polly wayitwaye muri 2014 noneho nza kwitwara muri 2018 ubwo guhera muri 2014 kugeza muri 2018 nasibye mu mwaka umwe wa 2017 umva gumaguma ari competition ya dance nuko social media zitari ziri kuri uru rwego biriho rero competition ni ibintu byahozeho kibaze ko ari igihe umunsi umwe Jay Polly bamutwaye gumaguma abantu ba Jay Polly batera amabuye kuri stage none Lion Manzi urabona ko ari umupapa yari wari MC urabona ko ari umupapa w'ibigango atangira kubwira abaturage ngo have akivuga ngo have yumva riratambutse irya mbere agira ngo ni umunsi wo urumva igiye kumva irya kabiri riratambutse urumva aho iryo hangana ryari riri ku buryo abaturage bigumura bagatera amabuye ubu rero nta byahatari biba biri kuba ibiba byose ni competition kandi irasanzwe ni ibintu bibaho ni nabwo tubona ibyo kuvugaho n'abajene bamwe na bamwe bari ku mihanda bakabona topics zo kuvuga hanyuma gukora cyane ubwo rero nimuzajya mubibona ntimukajye mugira ngo ni ibibazo byinshi icya kabiri ndashimira abahanzi bose bo mu Rwanda abahanzi nyarwanda aho baherereye ku isi yose turi gukora akazi keza kandi siri kugenda ibona ko ibyo dukora ari ibya danje ndashimira ele yazanye improvement ikomeye muri music industry y'u Rwanda kuko ibintu ele yakoze kinini cyane niba mubyemera mushyire uturiro yahindukiye cyane muri industry ya music hano mu Rwanda coach Gael yazanyemo agafaranga nicyo kintu twaburaga buriya coach nubwo mubona ari inkwesha udukoka zero hariya afite amafaranga menshi cyane umvara ibyo ngende bikubajije amafaranga menshi cyane wewe coach njye mbibwirega afite amafaranga niyo yazanye muri music ariko siyo yazanye gusa yashyizemo na commitment n'umutima ashyiramo n'ingufu z'umubiri no mu mutwe bituma ibintu bigenda akonzwe umuziki Bruce nzi n'umuziki gato akomesha nyine ikibazo cyane ndagushimira ugahita utangira kwishimirana ndashimira umuntu witwa Mike ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi nawe uba muri 155 adufasha ibintu byinshi cyane nawe ni umuntu ufite agafungo gafatika buriya nkunda abantu bameze nka Mike cyane na coach urumva ni umuntu ufite amafaranga neza kandi ni umuntu ufite ibitekerezo byiza ni n'umuntu udufasha kumenya aho ibintu biri gupfira tukabigarura ni umuntu w'ingirakamaro cyane especially kuri njyewe ni umuntu w'ingirakamaro cyane ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe ariko akaba n'umuntu dukorana shout out kuri Mike hanyuma ngashimira Keni rero Keni nubwo umuntu ari igikara mu mutwe n'inzobe urumva Keni aratekereza umuntu utagira ubunebwe nubwo atinda kubyuka ariko yabyutse ababyutse akanya imihanda myinshi cyane nk'ibintu byo muri East Africa byinshi dukora Keni niwe tubyirukankanamo mu bihugu bigiye bitandukanye hari n'ibihugu tugeramo tugacanganyikirwa ariko Keni agerageza kwiyadapta ni umukozi cyane hanyuma ndashimira Calvin mu bintu bijyanye n'imibare niwe ujya udutabara iyo ibintu byatangiye kuzahamba Yohana adukorera imibare cyane n'imisoro n'ibintu byose shout out kuri Calvin nawe ntawe uri hano ndashimira umuntu witwa Dylan ubwo impamvu ndahita ngaruka ku mpamvu ndi kuvuga ibi byose Dylan akaba ari wa mukotinja wo kuri ground
wana ahantu bigize gutya ahita aguruka akabirangiza. Ndashimira mu bicya bakoze akazi gakomeye cyane muri uyu mwaka cyane. ni umuntu w'ingirakamaro ku bijyanye n'umutekano no kumenya ibikwiye gukorwa mu gihe cya nyacyo. Ninde nibagiwe mumfashe kwibuka umuntu. Of course turashimira urumva aba producer bose twagiye dukorana nabo. Icyo twakoranye King Pazzo ewana shout out kuri King Pazzo, nawe ni umusirikare cyane, akora ibintu bikomeye mudashobora kumva, kubera ko hari ahantu umuntu aba atashobora kwihagararira, ariko King Pazzo akahagarara. Impamvu rero ndi kuvuga ibi byose, ndagira ngo nshimire iyi team mbona hano n'abandi bantu bose baturi inyuma. Rumaga yanditse imizigo myinshi iri gusohoka muri kumva magingo ya muri 155 n'indi zasohoka. Rumaga ni umusaza n'umuntu wacu, na Roskana n'umuhanzi mwiza kandi uri gutanga icyizere. Impamvu turi kuvuga ibi nuko Director God ya directinze Food Etoile, directinga Zana, indirimbo nyinshi cyane zisohoka abari God wazikoze. Impamvu rero nari ndi gushimira abantu bose, umwaka utambutse twawutangiye umuntu atazi neza ibintu bizaba neza nyine kugera ku mpera, ariko dore ubu ngubu turimo kuzenguruka isi yose tugenda tumenyekanisha umuziki wacu muri rusange ndetse n'u Rwanda muri rusange nk'igihugu. Ubwo rero aba bantu mwumva nibo baba bari inyuma y'ibintu byose. Yasharaho kuri Byishi ni umuphotographer akaba n'umuvideographer wacu, hanyuma abikora neza cyane. Impamvu ndi gushimira aba bantu, umwaka twawutangiye tutazi neza ukuntu bizagenda, ariko twari twaplaninze 90% y'ibintu twaplaninze byaciyemo. 155 muri abantu b'abasaza ndabemera bya hatari. Turifuza abafana bacu umwaka mushya muhire, kandi Imana ishimwe cyane muri byose. 2024 n'umwaka uryoshye. Harimo ibikorwa byinshi bikomeye, nubwo muri uyu mwaka urangiye habaye ibintu byinshi. Mike aravuze ngo Roskana mumushimire kumwiba. Ibyo binashatse kubivuga numva ngiye kuvanga. Dutemo hele tubwire. Roskana turamushimira kuba yarihanganye tukamwiba mahoro, hatabayeho ibintu by'intambara cyangwa kuvugana nabi. Elasika koko. Umva ngo yaratwiye turamwiba mu mahoro, nta bintu by'imbaraga. Kenisa akunda kuvuga ngo ubwo rero kwiratishwa imbaraga. Ndi ngiye gushimira, ndashimira Primus the brand ambassador w'ikinyobwa nicyo nywa mu buzima bwanjye busanzwe, ariko nanone nkuko nabibabwiye ngiye natangiriye umuziki muri Guma yari Primus. Urumva ngiye nanjye ni product ya Primus, wenda nubwo ntari igisukika cyangwa ngo mbe ndi ikinyobwa. Nanjye ni product ya Primus. Ndabashimira cyane, twabanye neza. Umva mugire Noheli nziza rero ku bantu bayizihiza. Abana banjye bagiye gukora Noheli, ntahari nagahinda gakabije cyane ku mutima wanjye. Yego sa barababaje, ariko ningaruka nzabaha show na mama wabo Sharo. Umugore wanjye niwe muntu wa mbere utuma ndirimba indirimbo nziza mu mateka muziki nyarwanda. Mama Bit niwe muntu kabisa. Peace kuri we, nawe n'umuntu wa danje. Abizihiza Noheli rero muhatwike, twebwe turi kwitegura igitaramo. Abantu muri hano umuntu twibagiwe kandi inshuti yacu cyane, Ntimukanyite. Shout kuri Ntimukanyite, n'umuntu wacu adufasha kuorganiza ibintu byinshi. Turi kwategurira ibintu byinshi byiza. Hari imishinga, ubwo nyine tukivuga kuri Ntimukanyite ubwo babise bukubita ku gashinga runaka. Aho ubundi ibintu n'amahire. Twari turi kwitegura igitaramo kizabera hano Portland, Maine ku itariki 30. Amatike barimo kuyagura cyane. Niba wumva wifuza ko muri icyo gitaramo kugura itike mbere birakoroheza kuyibona kuri make, kandi ukaba uri na show nyine ko uzaza muri show ahagashya. Okay, urumva nanjye naragize umwaka nashimye, ndashima bose Bruce Melodie yavuze, nkongeraho na Symphony Band donc kudufasha mu bitandukanye. Donc nashimira baza ko ari group y'ababyinnyi ba Sadi badufasha muri performance za Bruce muri rusange.
Sadina Jordan Ethan na Jordan. Okay. Surumva nkanashima cyane abafatanyabikorwa muri business harimo kapari zitandukanye, Intore Entertainment, akazamo EAP, Bubu, Bruce Intore ndetse n'abandi batandukanye. Zitabashima ndumva ari ibyo n'abandi bose Bruce yashimye, hama nkanashimana n'urukundo mukomeza gukunda no gusapotinga byose kabisa. Imana ibamugisha cyane, mwinshi cyane, and ifurije imigisha yose. uza abantu wibagiwe abantu bitwa Benda na Jojo bajya badutamo nabo ku bintu byo kudufasha umuziki bajya batukorera ama challenge n'iki byose. Aba ni abasaza. Reka mbabwire abandi bantu ngiye gushimira. Ndashimira Godfather na Decat. Kuri ntako batagira ngo baduhe promotion, sibyo? Kandi kuri ntako batagira. Dejagani turabashimira cyane. Arimo arandika ngo twatayifata ku mavuta mu bigori. Takuvuta ndamushimiye na DC Clement na Ras TV, Irene, Phil Peter, n'abandi ntavuze mwese mwihangane. Ni ukuri mushyira ingufu nyinshi mu bintu dukora uko mubivuga kose. Buriya ngiye numva ari sawa. Inox Entertainment nabo turi gukorana hano n'abantu abantu b'imbere cyane. Ni munshakira umuntu ujye ukunda kutuvuga nabe mushimire umwaka utararangira, kuko ndashaka gushimira abantu bose. Nagiye kuvuga Jaras, ariko Jaras ntago tuvuga nabi. Jaras ntari nawe ndamushimiye. Dumba, umuntu witwa Dumba na Kasuku, nabona abantu beza cyane bagenda badutamo. Nongera kugaruka ku kinyabupfura cyabo kigerwa ku mashyi, aho bafata imyanya imyigarukiro bakayishyira ku karusuru bakabivuga n'amatama yombi, urumva? Abantu bose badukunda n'ukuri n'abatuma dukora mwese nanjye ndabakunda. Nta muntu ugira urwango. Uzi ikintu navumbuye? Aba bantu ntago bagira urwango, ntago binabara urwango. Niba hari n'urimo ufite urwango yakwigaya, ahubwo babikora kugira ngo baryoshye ibintu. Ngiye niko mbibona ku mutima wanjye, niyo mpamvu ntajya ndakara. Kuri Melodie ntaguciramo nkunganiye. Muri kamere y'umuntu ntabwo ibintu byiza biryoha ntabwo bitinda. Waza hano ukazenguruka mu matuwa ugakora ibiki, ukajya mu radio station, ama TV station akomeye, ariko ibyo birarambirana nyuma y'amaposta 3. Ariko akantu ka drama n'akantu kari negative kararyoha muri kamere y'abantu. So bari abantu rero bakora akazi ka promotion gakomeye cyane. Kukivuga gutyo rwose mboneyeho n'akaryo ko gusaba imbabazi uwitwa Godfather. Mu minsi namutaye mu bigori, ariko rwose nta roho mbi nabikoranye, nabikoze ngira ngo muhwiture. Ubwo ndi kugerageza kuvuga mu ijwi rya Gasuku. Nabikoze ngira ngo muhwiture ntazongere kujya manura abantu, nawe yumve ukuntu iyo bamanuye umuntu yumva bimeze. Umva turabakunda cyane ke nitumanura dukura ahantu uwo tudakora. Oya, ibibazo bitanu by'abafana hano muri ari ibibazo bitanu by'abafana, ariko tukahita turavanga dusengeye n'abantu kuko harabura isaha imwe tukajya muri Noheli. Ninde uza gusenga? Ni Elementi. Ni coach usenga n'abasengera. Coach ahita senga. Nta kibazo mu bibazo vuba byihuta bishyira hanze. Mubikore as questions, apana nk'ama comment. Iyo mubikoze nka comment ndabibura kuko akaba ari nyinshi. Hari umuntu wambwiye ati Melodie ushobora kudescribinga Meddy mu magambo 3. Ariko Meddy magambo 3 uvuzeho, ariko reka ntacyo reka musubiza ashobora kuba atarahari. Magambo 3 describinga Meddy.
atatu kari make mwa ubundi si ubwo kucyashyizeho itegeko ry'amagambo sinzi impamvu ari amagambo fa kuvuga reka mfe kuvuga ko atatu ni make cyane ntago ari umuntu tuziranye cyane ku buryo kumuvuga mu magambo make byanyorohera ariko Meddy ni umuntu inshuro zose twahuye ntago ajya amenya ibintu byose bibera muri entertainment ameze nk'umuntu uba hanze ya entertainment. Icya kabiri ni umuntu ukora ibintu bye uko abishaka ntago nta pressure agenderaho nyine. Tunababwira ntababeshye nuko Meddy yakijijwe. Mvuze ibintu bitatu ariko nawe uzakizwa watubwiye kuri ya video yo gukizwa ari zo afite imyaka ndi kupanga ko Imana nikomeza kumpa ubuzima ningera imyaka 45 nzakizwa nkarekeraho kuririmba indirimbo zisa na mitima nkajya gusa nkora indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Impamvu y'iyo myaka natekereje ko muri iyo myaka aribwo nzaba meze neza. Si wowe urakizwa utarikorera utwaha twaha mureke mbona ibyo nzakizwa ubundi mbone kubikizwa ngire na experience y'ubuzima kugira ngo nzajya mbabwiriza nk'umuntu ufite experience nyine ibyo yabaye. Kandi uzashinga urusengero uko wavuze. Yego mfite gahunda yo kuzakora urusengero cyangwa se nkana joining uzaba ruhari gusa ngiye nzabwiriza ubutumwa bwiza. N'Imana irabizi no guhera kera. hari umuntu bashije ati what do you think of the dance industry in Rwanda? Amayi nese wumva ngira bimenya ntacyo nabimenyaho kabisa. Oya nyine urabona ari ahantu ubwo ni nko kubaza turabona uzahashora. Ntabwo dance nta kintu nyiziho ntabyo nzi ubwo muzanyigisha mbanze mbimenye ntacyo mbiziho. Umva abantu bimo murandika hano hasi The Ben ewana tumwifurije urugo rwiza cyane imyaka azabane n'umugore we imyaka 100 irenga. Haleluya. N'imigisha n'amahoro byose. Urugo ruhire by Masamba muyimagine mumenye ko ayo tuba dukora kuri radio ariyo twari kuba dukeneye. Urugo ruhire urugo ruhire ise inshuti zanjye iyehe. Ben yagize ubukwe bwiza me. Elera hatubereye. Narindi yagize ubukwe bwiza sana kabisa. Imana ishimwe cyane. Uko tugenda tugira abapapa benshi bubatse ngo muri industry nibwo tugabanya kwitwa basajya. Nibyo kandi nibyo kabisa kuba abapapa mano bakabona byiza cyane tw'abantu b'abagabo nyine biraryoshye sana ko industry ikeneye abantu benshi bakuru ntibajye bavuga ngo zanzana ngo niki ni ibintu byiza cyane rero byo kwishimira. Undi muntu ikindi kintu cyo kubwira abantu bari kuri no live nge muntu utari umupapa wari uri kuri no live uko mutubona hano ari wabajije vuba hanga bizakunda tugakora live y'abapapa gusa. Ntabwo ari ibintu byadanje. Turi muzima. Hari umuntu uvuze ngo tuvuge kuri Riderman ngewe ni inspiration yanjye. Kenny harabonye kare babajije ngo album cyatwemereye album twemereye Fireman. Nzi ko ibyo bintu bya Fireman ari wowe bikurikiranye igihe uvanga urujijo mu bantu. Urumva Fireman twaravuganye ansaba arambwira ati ngewe mbona budget twakoresha muri album byaba bingana gutya turayireninga tarambwira ati nakoramo audio zingahe nakoramo n'amavideo nk'abiri arambwira ati ibi bintu ndabona byaba ari sawa. Arangije
dukorana amasezerano njyewe nta no kuvuga ngo niki ni uko kundi tu urabizi ko iyo usohoye ikintu muri company ugomba kwandika ugatanga resi so izo resi ndazifite amafaranga yarafite byose paid in full ahubwo we wenda nyine hari ukuntu ni n'ibintu wenda tuzapanga umwaka utaha tukajya ducekingaho ku bahanzi nyine tukamenya ukuntu umuhanzi ameze n'iki kuko icyo gihe mari no mujene w'Ikanombe niba umufungo yarawutsindagiye nta kundi mu mwihorere amafoto y'umugabo namuraye ku murundi uwo ni amafaranga amahora hindi mbonye DJ Phil Peter yinjiye ndamuramutse cyane ariko hari ibintu yakoreye abantu biwacu je ndashaka kuvugana nawe nce numva ingene byagenze vraiment ko je ndumva bitanjoye ivyo ari byo byose ntirivyara oya Phil Peter yarakurikiranye ibintu bye just ndavyumva vraiment uze kubireba kugira abarundi iwacu bose bari ngaha bivugwa ko Phil Peter yavuze ko umuhanzi agomba kuva kuri stage nyine ntaveho banyiri gitaramo bakamubwira ngo nacurange iyi ni indirimbo kugira ngo umuhanzi ariko biriya ni ibintu bisanzwe nta muhanzi n'umwe usaza adasebye nta n'umusari bitabaho kuri ese urukaga concert twigeze gutegura abantu bakanga kuza ibintu bisanzwe ibyo none se muze gushaka interview ya Kamishi nawe barabimukoze bamuhamagaye kuri stage ngajya guperformingana na Knowless bahita Dream Boys ngo naho kandi amazi we kandi atari ibintu bibaho kabisa ni ibintu bisanzwe ko ibintu muri concert bamwe akavuyo kenshi cyane cyane ko ari ikintu kidategurwa n'umuntu umwe Phil Peter umwumve ntimumurebe nabi kandi vraiment nanje vraiment ndahumuriza abadabuje na kirikora bizi ko mu Rwanda ari one love barezi ko our brothers barundi nabo bari hano barezi ko dukundana biriya bintu vraiment hano bashita bashaka kubizanamo ibintu bya conflit ibihugu kandi ntaho bihuriye na gato ntaho babihuriye donc turakundana cyane barabizi turakorana so nibaza ku kantu Phil Peter aze kubatumira ahantu hajya kubita akantu bicare abahe akantu kameze bien babiganire nk'abagabo nibaza ko abarundi bashavuye vuba ariko twebwe twarashavuye duca twidugira umva Ahmed ntagara kagayane abanyarwanda nyine agasuzuguro kahabaye rwose nta kagane kabaye ni ukuri noneho bari abahungu babiri twe turabakunda muri 155 abantu bari ku mutima dufitanye n'ikibanga cy'umuriro donc byo ntabwo ari byo ntagara kagayane vraiment ni ibintu bisanzwe ni kubona Jaras muri comment ubagiye guhita ya uploading byarasaba ari imbere cyane umva noneho uza akantu ka exercice ngiye gukora kanyuma abantu bose mushaka ko coach na Bruce babaremera mushyiraho amanimero yanyu hano muri comment ngiye gufata screenshot ubwizo mfata nizo murabona ka message kabaguyemo ni kamubwiza ukuri ibyo bintu ntabwo babikora umva ele naba ari ufata screenshot umva kubera iki ele bafata ama screenshot kuki mutayize kuki mutizera ko nafata screenshot ndafata Modirani ndabazi okay sawa umva Keni yafate tangira abantu 10 ba mbere hari witwa Uwimana direct Bruce arabaremera abantu 10 ba mbere ndahita mbata barimo baraza na mitsutsu oya mitsutsu we nimero yawe ndayigera cyane rero nifashe screenshot ya mitsutsu nawo muha amafaranga nose si umwana nk'abandi umva reka turebe sawa dizigizi ubu sugira ngo sinzifashe fashe mama nimero menshi izindi zanyuma muhereza izindi zanyuma nyinshi zifite abantu bayateye dufite kandi turahita tumenya amazina yanyu ugasanga yohereje nko kuri Yago icyakoze kora ko bohereje ari benshi reka dufate 20 n'ubundi kubona na Elena waragira abantu aremera uyu munsi twese umva tugomba kurangiza uyu mwaka dufite ubuntu mu mutima ahubwo nanjye ngiye gushyiramo iyanjye ariko se
dore harimo umuntu ushyizemo nimero mu Bubiligi uyu nguyu se koko oya nta diaspora barimo aba diaspora wa aho yaturemera mu Rwanda n'abi Burundi. Okay. Sha njyewe ndumva ari ibi noneho rero dusenge rero tume abantu abandi bantu tugitandukana. Okay. Umva niba muza ibintu byo gukina ntabwo ndi gusenge. Oya nta mikino iri mu ntabyo gukina mwana dusenge. Yes, reka dusenge vraiment. Turagushimiye cyane Imana kubw'uburinzi bwawe wabanye natwe umwaka wose urangiye. Turagushimiye cyane bw'imigisha yawe n'imbabazi zawe. Abantu bose turi kumwe muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu mwaka ukurikira. Icyo tugusabye nanone ni imigisha kugira ngo uduhe imigisha tubashe no kubimigisha y'abandi, hanyuma urukundo rwawe rukomeze rutwarire mu mitima yacu n'abacu bose n'ibyacu byose twese. Yaba not only muri industry ahubwo mu gihugu cyacu mu gace kacu kwisi yose dukeneye amahoro n'umunezero byawe muri mwaka dutangiye n'imigisha. Turagushimiye cyane mu izina ryawe duse twizeye. Amen. Amen anyo. Amen. Amen anyo. Doloke. Ese coach wita tema kantu indimi ngende. Urumva indimi ziramanuka nta gupfa kuzipanga. Ubizira dutunga. Rero ntizamanutse. Urumva oya ariko rero ndakumva gake ariko ijambo ryo navuga ngo n'uri kumwe n'abantu batumva iby'umwuka ntukabagushe. Kora kutumva ibintu by'umwuka wahita bigira imikino. Niyo mpamvu nashobora kugera aho. Ariko coach na Jire guitariste barumvikana cyane. Samo bantu mwavuze uko mutavuze Jire guitariste. Jire na Arno kabisa. Jire n'umusoliste ujye uducurangira mu ndirimbo amagitari menshi mwumva abacuranzwe na Jire mu indirimbo nyinshi cyane z'abahanzi mugenda mukunda. Nabonye ejo bundi yarabipostinze aravuga ngo ndumuhitinze nubwo mutajya mumbona ariko muranyumva. Murumva cyane rwose n'umucuranga neza cyane. Hari Jire, hari Arno, hari Bobu. Na Bobu Pro. Dukora no kuba projet menshi cyane. Hafi ya yose. Dusoza Kenny abantu 20 ba mbere batondeka imirongo neza, hanyuma turakubita akantu uyu mwanya nizere ko ryo mugiye kurikiramo we na ntuza. Ntabwo Imana ishobora kuguha utatanze. Nibyo niko bimeze. Nimero yanjye igiye kuza hano muri comments nona. Kiz abajoininze live irangiye. Ariko Kiz vraiment nibijya joining n'ikuntu twahoze tumutera amashurwe. Kiz kamutemo highlights z'ibyamuvuzweho. Kiz turagusabye, turakwihanangirije, turakwiyamye ibintu byose muri rusange ntidushaka kwambara marinete y'umweru. Turabyanze. Ntuzongere yenda turabyanze marinete nibyo. Coach kugura marinete asimbura ngo wari ufite umweru tuvuyemo shondoloketa. Murakoze yambaye nka Mr. Nice. Urukundo n'igisha turabakunda cyane. Sawa, peace everyone. Sawa. Turasengera abanzi bazaba bafana mu mwaka utaha.